totaki totala benevo ararawene takuta benewa uriremene takiye doneza ushobora byose nyiringabo Imana totekele bonevo ararawene takia haradonai sikuta benewa ndotaki donai aziminingi yarodanivo mene wataki adonai aziminingi yatai uzaraboki utatumenengeya udamnyini sisine kote benewa uri rubasha Kristo Yesu uri umunyembaraga data twese mwiza ndimo ndumva ubohora abantu bawe ndimo ndumva uri mutabara abantu bawe ndimo numva urukira kugira neza abantu bawe nanjye ndakubashye data twese mwiza nanjye ndongeye nguhaye icyubahiro nanjye ndongeye ndagushimiye data twese mwiza ndagushimiye kuko uri umunyembaraga ndagushimiye ko harabuhaye ubuzima buzima ndagushimiye kuko harabutabaye muri aya masaha Yesu Kristo nguhaye icyubahiro data twese mwiza. Aleluya teorero ry'Imana turashuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe rero nubundi nagarutse ndi ya nshuti yanyu akari hanze aha cyase ntirenga ya Gilbert nkuko mubimenyereye twari dukumburanye ntitwari duherukanye ariko uyu mugoroba mbazana ijambo ry'ihumure nkuzaniye ijambo rihumuriza umutima wawe. Birashoboka ko wamaze igihe kinini mu ntambara, birashoboka ko wamaze igihe kinini utumva ijambo ry'Imana, ariko uyu mugoroba ndagusaba ngo ubane nanjye maso ubashe kumva icyo umwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye. Imana amahoro tugirire neza. Reka dutangire dusengera nk'ibisanzwe kugira ngo tubashe kwakira iby'Imana tugeneye uyu mugoroba. Twongeye kubahanya gora ku ngoma Imana, twongeye kugushimira ubuntu bwawe n'imbaraga zawe, twongeye kugushimira ubutware bwawe, twongeye kugushimira ko abanye natwe, twongeye kugushimira ko dushyigikiye, twongeye kugushimira ko waduhaye Mwami Imana nyingabo guhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batabishoboye, hari benshi batabishoboye, hari benshi batabibashije, hari benshi babigambire Kristo ariko ntibyakunda. Twebwe rero abo byakundiye nyagora ku ngoma Imana tuzama amashimwe imbere yawe, izina ryo ntihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira n'imitima y'ubwoko bwawe. Ndagusabye ngo abo ugiye kumva iri jambo fungura amatwi yabo Mwami Imana nyiringabo ribashe kwinjira mu mitima yabo, kandi natwe abagiye kurivuga tugucire bugufi kugira ngo urukuzubane n'imitima yacu, uzutugirire neza. Mwuka wera adukoreho, mwuka wera atuyobore, mwuka wera adushoboze kubwira ijambo kugira ngo Mwami Imana nyiringabo abo rizageraho rizababera umutsima utunga ubugingo, rizabashe kubashoboza, rizabashe kubabera impamba muri uru rugendo rw'Isiyoni, kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero uzasange nabo barabikomeyemo, kandi niba bikomeramo Kristo tuzabane nabera mu gitaramo cyera tuguhimbaze. Urakoze kubitwemereye kandi urakoze kudushyigikiye. Mbaraga z'ijuru nizubane natwe, ubuntu bwawe n'amahoro biganze muri twebwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amina amina amina. Reka twihuse dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 15. Turahasanga ijambo rigira riti: sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. N'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Twihuta tugere no mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 31, turi busome ku murongo waho wa 16 n'uwa 17, naho twumve icyo amagambo hari atubwira. Ijambo riratubwiye ngo uko niko Uwiteka avuga ati: hoza ijwi ryawe kuboroga n'amaso yawe ugiye gushokamwa amarira, kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano, niko Uwiteka avuga. Kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka avuga. Imana yacu itugirire neza. Amina. Twumvishe ijambo ry'Imana ritari ritoya, ijambo rihumuriza imitima yacu, ijambo ritubwira ngo duhumure twe gutinya. Kuko dusomye ijambo muri Ezekiyeli ratubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Byumvikane yuko hari ibintu bimaze igihe kirekire mu matwi y'Imana. Hari ibyagusakurije, hari ibyakureze, hari ibyakuvuza imbere y'Imana, hari ibyagutesheje umwanya. Hari amagambo Satani yabarajyanye mu matwi y'Imana ajya kukurega. Hari ibiganiro byinshi byakozwe, hari inama nyinshi zateranye zijyana amagambo atari meza imbere y'Imana, zijya kuguharabika, zijya kugusebya, bituma Imana ibyihorera. Ariko uyu munsi wa none yitegereje akarengane, yitegereje uburyo urimo kurengana, yitegereje uburyo urimo kubabara, nkuzaniye ijambo rimugora kuvuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka.
birashoboka yuko waba uri mu cyerekezo kitakubereye cyiza, birashoboka yuko aho waba utuye wabona bitakubereye byiza, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure kugira ngo humura. Ibyawe byageze imbere y'Imana, ibyawe Imana yamaze kubyumva, byageze mu matwi y'Imana. Witinya, weho mura gusa, komera, guma ku rugamba, ushikame, usenge, kubera ko Imana yavuze ngo sinshaka. Hari ibintu Imana irambiwe mu matwi yayo, hari ibintu byayitesheje umwanya, hari ibintu byayitesheje umutwe. Ndagira nkubwira ngo we humura, wisakuza n'ikigeragezo, witongana mu kigeragezo, kubera ko nyiri kigeragezo ari mu ruhande rwawe. Ibiguhiga birahari, induru zabaye nyinshi imbere yawe, urimo urari ukabona ntawo kugutabara, wakwiteza ugasanga niho kukurengera. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo humura, ibyo byose byakugezeho Imana irabizi, Imana yarabibonye. Nubwo udafite uwo kubibwira, nubwo inshuti n'abavandimwe bakuvuyeho, nubwo nta muntu wabyereka ngo gutabare, ariko Imana iravuze ngo humura, iravuze ngo ntabwo ishaka kuzongera kumva matwi yayo abanyamahanga bagutuka. Barakuvuze bihagije, inama zarakozwe zikorwa utabizi, zirakugambanira biraba birakunda, imiryango yarateranye utabizi, we baraguheza kuko nta jambo ufite, babona ko byawe byamaze kurangira. Ariko Imana iravuga ngo ntabwo igishaka kumva ayo magambo, ayo makuru Imana irayahaze mu matwi yabo. Abagusereje baragusereje byarabaye, amatangazo baramanitse biremera, baraguherabitse biremera, baraguserereje biremera, barakubeshyeye biremera. Naho ho bigeze usanga nta gisubizo, usigaye wumva utava no mu nzu ngo ugende, usigaye wumva ibyo byararangiye, usigaye warihebye wumva ntawo kugutabara uhari. Ariko mu Rwanda bwacu y'umusaraba ndavuga ngo tuza umutima, mu ijuru hari Imana, hari Imana ifite igisubizo cyawe. Niyo mpamvu uyu mugoroba nkuzanira ijambo rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, ndetse n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kubisitaza ukundi. Yeremiya nawe yuzuye umwuka wera, aravuga ngo noneho rero ngumva ijambo Uwiteka Imana avugana nawe, wowe unteze amatwi uyu mugoroba. Ndavuga ngo tega amatwi wumve ijambo ry'Imana kubwira uyu mugoroba. Ijambo ryo ngo si ngo hoze ijwi ryawe kuboroga. Ahari muri minsi bafite byinshi byari mu kukuriza, warizwa n'urubyaro birashoboka, warizwa n'urushako bikemera, warizwa n'akazi wabonye bikemera, warizwa n'umudugudu utuyemo bikemera, warizwa n'itora rusengeramo bikemera. Nshuti n'abavandimwe bakuriza, ubuzima ubayemo uyu munsi wa none bwakuriza. Ariko ijambo rirambwiye, we wumvishira ijambo riramwe wumva uko Uwiteka avuganye nawe ya masaha. Aravuga ngo hoze ijwi ryawe kuboroga, ndetse n'amaso yewe gushokamwe amarira, kubera yuko umurimo wawe ari uzaguhesha ingororano. Imana ndagira nkubwira nshuti y'umusaraba, Imana yibutse imirimo yawe, imirimo myiza wakoreye Imana irayibutse. Yibutse ko wagaburiye abashonje, yibutse yuko waraye ubutayu usenga, yibutse ingendo zawe, yibutse ko wasuye abarwayi kwa muganga, yibutse ko wacumbikiye abatarafite icumbi, yibutse ko wambitse abatarafite icyo kwambara, yibutse ko wagaburiye abari bashonje. Iravuze ngo umurimo wawe ni uzaguhesha ingororano. Mu buzima ubaye mu bwari bwo bwose tuza umutima, ndakubwira ngo humura, ikigeragezo cyawe cyageze imbere y'Imana, kandi ubwo cyageze imbere y'Imana yurukiye kugutabara. Niyo mpamvu nkuzanira ijambo rivuga ngo hoze ijwi ryawe kuboroga, urekeraho kuvuza induru, kubera ko abana barimo kubwira nta gisubizo bagufitiye, ntacyo bakumarira. Ariko uyu munsi wa none uyu mugana avuga ngo humura, Imana yibutse imirimo yawe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tuza umutima rwose, umurimo wawe ni uzaguhesha ingororano, ndetse ngo bazakugarukira. Abari baraguhunze bazagaruka, abari baragutaye bazagaruka. Imana we nimara kugutabara bazakugarukira. We humura, komera mu byiringiro, komeza gusenga, witerwa ubwoba nuko insengero bazifunze. Humura, Imana irakuzi, aho waba uri hose iri kumwe nawe, waba urwaye ku gitanda kwa muganga, humura, Imana irakuzi. Abadogiteri baba barakunaniwe, ndakubwira ngo humura, utuze umutima. Mu ijuru hari Imana ikwitayeho, hari Imana yibutse imirimo wagiye ukora. Yigize yabwira Yeremiya ku gice cya 2, ku gice cya 33 ku murongo wa 2, irambwira ngo niyigire ikirema, ngo yamara kukirema ikagikomeza, kandi yitwa Uwiteka niryo zina ryayo. Humura, hari Imana ikwitayeho, hari Imana ikugarutseho bundi bushyashya, hari Imana ivuganye nanjye umugoroba kuri iri jambo ngo humura rwose, tuza umutima, rekeraho kurira, wibibwira inshuti zawe, kuko abana n'abantu nta kintu bakumarira. Ahubwo ngera wiherere, ongera ububwire Uwiteka, ongera umubwire neza, ongera umubwire niwe wumva gutabaza kwawe, niwe wumva gusenga kawe, niwe ufite igisubizo cyawe. Niyo mpamvu avuga ngo ntagashaka uzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Igihe kirekire baragututse koko, nibyo bagufashaho ijambo biremera, Imana irabihorera kugira ngo uko byitwaramo. Ariko umunsi wa none yongeye kugarutseho, iravuga ngo tuza umutima, rekeraho kurira, induru yawe yageze imbere y'Imana. Niyo mpamvu nkuzana ijambo ry'ihumure. Yigize yabwira Dawidi muri Zaburi 102 ku murongo wa 18, iravuga ngo yewe Dawidi we, iravuga ngo
njya nita ku gusenga ko abantu batafite shinge na rugero ngo ntasuzugure no gusenga kwabo. Humura rero Imana yitaye ku gusenga kwawe. Humura Imana iragushyigikiye. Humura Imana irakwibutse. Humura Imana irakurengeye. Ititaye ku kibazo wari urimo, utitaye mu buribwe wari urimo, ititaye ku musozi uhagazeho. Byashoboka ko waba wanaburaye, byashoboka ko waba wambaye ubusa, byashoboka ko inshuti n'abavandimwe baba baragutereranye, ariko ndakubwira ngo humura, Imana yitaye ku gusenga kwawe. Imana ntabwo isuzuguye gusenga kwawe. Imana ngo komeza ibyiringiro, komeza gusenga kwawe. Humura, komera, Uwiteka arahari kandi aragushyigikiye. Niyo mpamvu akubwiye ngo hoza ijwi ryawe kuboroga. Niyo mpamvu akubwira ngo tuza umutima. Ibyo Imana irabizi, ibyo Imana irabizi kandi irahari, ije kukurengera inshuti y'umusaraba. Tuza umutima wawe rero kandi ukomeze umutima, urekereho kuvuza induru mu kigeragezo, kubera ko abana b'abantu ntacyo bakumarira mu kigeragezo, aho gukereka Uwiteka. Uwiteka niwe witeguye kukurengera. Yigize yabivuga umuhanuzi bita Nahumu, ariko ku gice cyaho cya kabiri aravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, ngo mu mpinga z'imisozi akamba z'iby'amahoro. Uwo nguwo ni uje kukurengera. Yavuga ngo hari inkuru nziza y'agakiza, yavuga ngo hari inkuru nziza yuje kugutabara. Umugoroba nk'uyu nguyu hari Imana ikuzaniye ihumure, hari Imana ije kukurengera, hari Imana ije kugushyigikira. Niba bavuga ngo tuza umutima wawe, wongere utegeze Uwiteka wihanganye, kandi Uwiteka nawe azakubera ibyiringiro. Imana yacu dushyigikire. Ndimo mfashwe uyu mugoroba, niba nashaka kubwira ngo tuza. Sinzi situation iri muri aka kanya, sinzi kurimo kubyumva aka kanya, sinzi nta urugamba rwo kurwanya aka kanya, ariko rya gusubiza amaso inyuma urebe, hari Imana yagiye iturengera. Si rimwe si kabiri twagiye tubona ineza y'Imana ibana natwe, twagiye tubibona byakomeye, twagiye tubibona mu miryango yacu byaducanze, twabuze uwo kuturengera ikazi katurengera. Twarabibonye ababyeyi bagiye ku maseta babuze uwo kubarengera, induru zavuze. Twarabibonye abantu babasohoye mu mazu babuze amakodi yo kwishyura. Twagiye tubona Imana yishyurira abantu bayo. Twarabibonye za minerivare zabuze ku bigo by'amashuri, tubona Imana igenda yishyura. Nkuzaniye inkuru y'ihumure rero, we warucitse intege uvanga ibyo birarangiye. Barakubwiye mu muryango w'iwanyu nta kiza kizahava, barakubwiye ngo ibyo byararangiye rwose, ariko nkuzaniye inkuru y'ihumure kuvuga ngo tuza umutima. Imana irakuzi, ibyo Imana ibyibereyemo. Niyo mpamvu ikubwiye ngo hoza ijwi ryawe kuboroga. Wirizwa na minerivare buze ku ishuri, Uwiteka ari kugira ngo akwishyurire. Wirizwa nuko abana babuze ibyo kurya, isi n'ibizo byose ni Uwiteka. Humura nawe warya nk'abandi, humura nawe wakwambara ukaberwa nk'abandi, humura itanga amacumbi iracyahari, ndawe yagutuza nk'abandi ugatura. Humura ndakubwira ngo yakijije abandi, ndawe uyu munsi yagukiza. Nubwo n'abadogiteri byabananiwe, ariko ntago birayinanira. Mwana w'umuntu yarerwa ko ari umuntu, ariko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, mu ijuru hari Imana ifite gukiza, hari Imana ifite gutabara. Niyo mpamvu nkubwiye umugoroba ngo tuza umutima wawe. Mu ijuru hari Imana ije kukurengera, mu ijuru hari Imana izanye igisubizo. Ndimo ndumva hari imirindi za gutabara, ndimo ndumva hari imbaraga za kukurengera inshuti y'umusaraba. Wowe tuza umutima ugwe mu mwanya wo gusenga, utitaye ku magambo abantu bakuvuga, utitaye ku bicantege abantu baguca intege, ahubwo utumbire ku musaraba. Komeza ubane n'Imana yawe gusa. Nigize muri 62 yararirimbye yuzuye umwuka wera, aravuga ngo ndetse n'umwana muto yizi gusenga, ngo bene uwo ntago azagira ubwoba, ngo ahubwo azagenda ashyigikirwa n'isengesho. Byumvikane ko n'umubyeyi uzi gusenga, n'umurwayi uzi gusenga, umusore n'inkumi uzi gusenga, umuntu wese uzi gusenga Imana mu kigeragezo yaba arimo cyose, ntago Imana izigera imutererana, ahubwo azagenda ashyigikirwa n'isengesho. Ndagira nkubwira ngo mu kibazo urimo, ongera uce bugufi imbere y'Imana, ongera ubane n'Imana yawe, ongera uce bugufi usenge, wongera ujye mu cyumba wiherere, wongera ububwire Uwiteka. Hoya wibwira abantu ko ntacyo bakumarira. Umubyeyi wawe yaguhinyura, umubyeyi wawe yaguca intege. Ndabyibuka igihe kimwe mugaragu w'Imana Yobu, ngo Satani amaze kumusaba, amaze kumugerageza, amaze kumusaba Imana imaze kumutanga, ngirazi bikora ku mubiri we, amaze kumukora ku mubiri arwara ibishyuti. Umugore we yashatse aramwitegereza, aravuga ngo hakana Imana yawe wipfire, ariko yo ko yaramenye Imana asenga iyo ariyo. Aravuga ngo uvuze nk'umugore w'abapapa, aravuga ngo nawe napfa sinzigera nikura ko inyangamugayo. Yakubwira ngo ikibazo cyose urimo, gomya ubinyangamugayo imbere y'Imana. Komeza utuze umutima, komeza ubane n'Imana yawe gusa, komeza ugendane nayo. Imana yawe izagushyigikira kandi izakurengera. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu kurengere. Reka kuvuza induru mu kigeragezo rero, wowe tuze umutima. Imana irahari kandi ije gutabara. Yigize yabivuga muri Zaburi ya 12 ku murongo wa 6. Reka tuhasome mpasoreze numve ko ijambo rihari kuntu rimbwira. Iyi Zaburi ya 12 ku murongo wa 6,
ndimo ndumva hari ikimana ishaka kuvugana nawe muri iri jambo. Ndumva hari ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro w'abacunira ingoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe karindwi. Uwiteka uzabarinda, uzabakiza ab'iki gihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru, mu bantu, Imana tutugirire neza. Ahangaha Dawidi yuzuye umwuka wera, Uwiteka arongera aganira nawe, aramubwira ngo noneho rero, aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro umuntu bacunira ingoni. Ndagira ngo inshuti y'umusaraba, uyu mugoroba nta kirya gurukije Uwiteka, ahagurukije no kugutabara. Uyu mugoroba nta kirya kimuhagurukije, aje kukurengera. Birashoboka yuko wamaze igihe kirekire mu kigeragezo, waba warabuze urubyaro, inshuti n'abavandimwe barakuvuyeho, bakagukwena, bakakuvuga amagambo atandukanye. Byashobora kuba waraciye impande n'impande zitandukanye, waba warahuye n'abanyamasengesho bashaka gusengera bikanga, waba waragiye mu byumba byinshi bitandukanye bakagusengera bikanga, waba waragiye ku bapfumu batandukanye ugashaka imiti bikanga, waba warahuye n'abadogiteri bakagusuzuma bikanga. Ariko nkuzanira ijambo ry'ihumure uyu mugoroba, ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka. Ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari umwaka utaha, ahubwo ijambo tuvuye ngo ni none aha. Ndagira ngo none aha ucyumvira ijambo, none ari kikugira mu matwi yawe, ufate ku cyifuzo cyawe, dufatanye gusenga Imana. Wumve ko uyu mugoroba Imana ibwira, wumve ko Uwiteka aje gutabara. Ntabwo ari uwundi ubwirwa, ni wowe ubwirwa. Wowe uteze amatwi uwo mugoroba ni wowe urimo kubwirwa, ni wowe iri jambo rimanukiye. Iravuga ngo none aha ndahagurutse nje kukugirira neza. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo reka kuvuza induru, nuko hari Imana ije gutabara. Reka gusakuza mu kigeragezo, hari Imana ije kukurengera. Iyabanye nawe cyaje byari bikomeye, iyakurengeye uri kwiseta ikagukurayo, iyakurengeye uri mu kigeragezo bagucukura imbi kazisiba, iyagutabaye cyaje byari bikomeye, wari wabuze icyo kugaburira abana ikakiguha, iyaguhaye minervari yari yabuze, abari bavuze ko utazashika gurushaka ugashaka, abari bavuze ko utazabyara Imana ikaguha urubyaro ukabyara. Niyo ngiye kuvana uyu mugoroba, irakwiye ngo tuze umutima. Iravuze ngo none irahagurutse ije kubana nawe, ije kukurengera. Iravuga ngo tuze umutima, nubwo nabyari bicanye umutuku, nubwo nabyari bikomeye, ariko ije kugushyigikira. Ngaho tuze umutima rero, tugiye gusenga Imana. Wowe udukurikiye, wumva ufite icyifuzo gitandukanye, wumva ufite ibyari bikomereye ubugingo bwawe, ndagira ngo bane nanjye muri aka kanya tufatanye kwinginga Imana. Niba urwaye uri kwa muganga, ufate ku burwayi bwawe. Niba warabuze urubyaro, ufate ku nda yawe. Niba ufite ikigeragezo runaka, ugire kwizeramo ikiganza cyawe ku mutima. Niba uri ahantu urimo kunyumva uri muri ofisi, wapfukama tugasenga. Waba uri mu rugo rwawe, wakwiherera tugafatanya gusenga. Dufatanye muri iri sengesho, tubwire Uwiteka Imana, tubwire ngo nanjye uyu mugoroba ndashaka kugirirwa neza nawe, nanjye uyu mugoroba ndashaka kunshyigikira. Induru zaravuze mu matwi yanjye ndazumva, amatangazo baramanitse ndayabona. Nari maze kwiheba, numvaga ibyanjye byararangiye, numvaga ntafite icyo kumpumuriza. Ariko none uyu mugoroba birashoboka ko byari ubwa mbere wabudukurikiye, utari warigeze wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akarwo wumvishije ijambo ry'Imana ikakora ku mutima wawe, ukaba wifuje ko wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, ntago nkubwira ngo ngwino mwitorera iwacu, ntago mfite aho njyana abantu. Aho ngukangurira kujya ni kwa Yesu, aho ngukangurira kujya nuko wazabona ubugingo buhoraho. Birashoboka ko dukurikiye wari warateshutse mu nzira y'ijuru, ukaba wari warasubiye mu byaha warasayishije, nawe wakongera ukabana natwe maso, tugafatanya iri sengesho tugiye gusubiramo, tugiye gusenga kugira ngo usubire muri aya magambo ngiye kuvuga. Hanyuma numara kuyasubiramo ndagufasha gusenga, ubundi uzashaka itorero rigukwiriye, aho mva umutima wawe ukubonereye aba ariho uzajya. Ngiye kuvuga aya magambo yasubiremo, uyatuza akanwa kawe, ubundi ngufashe gusenga Imana. Urasubiramo aya magambo avuga ngo Mwami Yesu, aya masaha ndakwakiriye, uze ubane nanjye, uture mu mutima wanjye. Ndakwihaye rwose, umpindura icyaremwe gishya. Maze igihe kinini nigaragura mu byaha, maze igihe kinini narateshutse inzira yawe, ariko ndashaka utura mu buzima bwanjye. Ndashaka kubana nawe, ndashaka kumbera umuyobozi muri iyi minsi nshigaje kubaho mu isi.
ndashaka kubana nawe mu bihe bikomeye no mu bihe byoroheje, ndashaka kubana nawe mu byiza no mu bibi, ndashaka kunshyigikira ukambera umwami n'umukiza, ukandengera, ukankomeza, ukazampa iherezo ryiza n'ubugingo buhoraho mu izina rya Kristo Yesu, amena. Reka dufanye gusenga rero. Ukimara kwatura aya magambo, wizere yuko ibyaha wakoze byose bibabariwe, igisigaye ari ugushaka itorero rikwegereye aho wumva umutima wawe kubohokeye ukajyamo, kuko njya nkunda kubwira abantu ngo nta dini rizajya mu ijuru, hazajyayo umutima w'umuntu wakishijwe. Aho waba usengera hose wizera nka Yesu nk'umwami n'umukiza, warababariwe ibyaha byawe, witegure ko ijuru ari ryacu tuzaritaha. Reka dufatanye gusenga Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, wewe wera kandi ugakiranuka, wowe wera kandi ugakiranuka, ufite imbaraga, ufite ubutwaro, ukagira n'ubushobozi, wowe utegeka iri mu isi byose bikakumvira. Dusengera abantu bakiriye ijambo ryawe aya masaha, ongera ubagire neza Kristo. Bemeye kwatuza akanwa kabo kari abanyabyaha, kandi ijambo ryo yarambwiye ngo twatuza akanwa kacu ko turi abanyabyaha tuzakizwa. Abantu bo bemeye kukwakira mu bugingo bwabo, ndabasengeye kugira ngo bagirire neza, ndabasengeye kugira ngo barengere, ngwino ucagagure ngo izezizutse ubuzima bwabo. Hari abadukurikira bari barateshutse inzira yawe, bari barasubiye inyuma, bari barahure n'ibihanda mu nzira, bari barageze mu gikombe cy'ishidikanyamana, bari barahuye n'igihanda bwihebe, aho hose barahageza porone basubiza inyuma. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo wongere ubafatisha umurunga rw'urukundo rwawe, wongere ubabohore ngo zari zibaboshye mu izina rya Yesu Kristo. Turacagagura iziriko byose bya Satani, turirukana imbaraga z'umwijima zari ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana imbaraga z'umwijima, turavuga ngo Satani wabashirekura, turagutetse ngo barekura imbaraga mbiwe, turagutetse ngo rekura mu izina rya Yesu. Abo duhamagaye Mwuka Wera ku buzima bwabo, azabahaze rwose, Mwuka Wera azabayobore, Mwuka Wera azabashyigikire, Mwuka Wera azagendane nabo, Mwuka Wera azabera umurengezi. Ku manywa na nijoro bumva ijambo ryawe, ku manywa na nijoro bumva ijwi ryawe ribahamagara, bagenda mu nzira ubashyigikire, baryanye baratesha ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, kuko uri umurengezi, kuko uri umutabazi, kuko uri umunyembaraga. Ngaho rero nubashyigikire, mahoro yabane n'imitima yabo, kandi ubakomereza amaboko, barinde gutesha ikiburyo cyangwa ubumoso, ubahe kwihanganira ibigeragezo muri iyi nzira batangiye, muri iyi nzira kugukurikira, inzira itoroshye kwikorera umusaraba. Bahe kugendana nawe, bahe kugutumbira ku manywa na nijoro, kugira ngo nuza gutwara itorero Kristo ugasanga barabinambyemo, ugasanga barabikomeyemo, nawe uzabagirire neza iherezo ryiza. Ngaho urakoze kubashyigikiye, kandi urakoze kugiye kubana nabo. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye, urakoze Yesu, amina. Tugiye gufatanya gusenga, dusengera abantu bafite ibyifuzo runaka bitandukanye. Nawe waba ufite icyifuzo aho uri kigukomereye, wumva ushaka ko tugusengera, wagifataho tugasenga Imana. Reka tufatanye kwinginga Imana, ubundi Imana y'amahoro itweze. Uracyari y'Imana ivuga bikaba, uracyari y'Imana itegeka bigakomera, uracyari y'Imana ihindura ibihe n'ibihe, uracyari y'Imana itegeka ibihe bikayumvira. Uri umutabazi abera mu mako yabo Kristo. Nanjye amasaha ndaguhamagaye ngo urukuzubane natwe, duhagaze mu butware bw'ijambo. Ijambo ryatubwiye ngo ntagushaka kuzongera kumva abanyamahanga badutuka. Ubwoko bwe bwaratutswe bihagije, ubwoko bwe bwarasuzuguye bihagije. Ariko muri uyu mugoroba ijambo ratubwiye ngo none urahaguruka. Nanjye ndaguhamagaye Kristo ngo wongere uhaguruke ku ntebe yawe, wongere uzutabara abantu bawe. Hari abantu baboshye, hari abantu baboheye mu bigeragezo, hari amaze imyaka myinshi ku bitanda, barabuze igisubizo. Abadogiteri barabaye indwara barwaye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abarwaye ibibyimba mu nda, hari abarwaye kanseri na diabete, hari abarwaye indwara zitandukanye, hari abarwaye imivuduko, ayiwe Kristo Yesu tuzi neza ko arubasha gukiza. Wigize bajya ku gereza cyitwa Betesida, uhasanga barabaze imyaka 38, yarabuze uwo kumurengera, yarabuze wamuterera mu mazi. Umubonye uramwitegereza, uravuga ngo niyikorere uburiri yigendere. Muri aya masaha hari abantu bakwikorera uburiri, hari abantu bamaze imyaka myinshi ku gisasiro, hari abantu bamaze imyaka myinshi abantu barabavuyeho, hari abantu bamaze imyaka myinshi imiryango yarabatereranye, hari abantu bamaze imyaka myinshi basuzugwa kubera kutagira urubyaro, hari abantu benshi bamaze imyaka myinshi basuzugwa kubera kutagira akazi, hari abantu bamaze imyaka myinshi barabuze amadiplome yabo kandi barayakoreye, hari abantu bamaze imyaka myinshi barakoreye diplome zabo ntibazibona, hari abantu bamaze imyaka myinshi mu bushomeri, hari abantu
bamaze imyaka myinshi mu bukode, hari abantu benshi Kristo bamaze imyaka myinshi mu kigeragezo cy'inzara, hari abantu bamaze imyaka myinshi mu kigeragezo cy'ubupfubyi, hari abantu bamaze imyaka myinshi barabuze urushako, hari abantu bamaze imyaka myinshi basuzugurwa, ariko uyu mugoroba turasenze Nyiringabo Imana kugira ngo ubarengere, turasenze kugira ngo batabare, turasenze kugira ngo Mwuka Wera azabane n'imitima yabo, wongere bagarukeho ubundi bushyashya. Mwuka Wera yongere abashyigikire, ijambo ryawe ryongere ribe kuri bo. Mwuka Wera, Mwuka Wera yongere abane n'imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Muri aya masaha dusenga uyu mugoroba, turasengera abana b'abakobwa babuze urushako mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababohewe mu migezi, hari ababohewe mu biti, hari ababohewe mu migina, hari abamanitswe, hari abazingiwe mu myenda yabo mu izina rya Yesu Kristo, hari abazingiwe mu bitare. Ariko turasenze muri aka kanya, turacagagura ingoyi zose z'umwijima, turatesha agaciro izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara imbaraga z'ijuru, turahamagara imbaraga zibohora, turahamagara imbaraga zikiza. Tota peke tota sikuta petora danaya urarawe zinita kutebenewa uri donayi sikuta kibenewa. Uzi byose Kristo, uri rubasha kukushoboza idashokera abana b'abantu. To keseke toke toya ararawene tokiro donai ureze mene watakito na menevo. Ushobora byose Nyiringabo Imana, uri data twese mwiza. Erega n'ubundi niwe Mana yacu twiringira, erega n'ubundi niwe Mana yacu duhanze amaso, erega n'ubundi niwe mutabazi wacu Kristo. Tuzi neza kushobora byose Nyiringabo Imana. Niyo mpamvu ngusabye uyu mugoroba kugira ngo urengere abantu bawe, niyo mpamvu amasaha y'umugoroba ngusabye kugira ngo utabare abantu bawe, niyo mpamvu nguhamagaye data wa twese mwiza kugira ngo uzutugirire neza, kugira ngo uzuhindure ibyari byaranze guhinduka, kugira ngo uze wongere utabare itorero ryawe Kristo. Ngwino werekane muri aya masaha, ngwino werekane muri uyu mugoroba, ngwino werekane muri aka kanya, ngwino ugire ibyo uhindura rwose, ngwino ugire ibyo ushyiraho iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino werekane ku buzima bw'abantu bawe. Hari abamaze imyaka myinshi bagutegereje, hari abamaze imyaka myinshi barabuze uwabarengera, hari abamaze imyaka myinshi mu gahinda, hari abamaze imyaka myinshi batotezwa, hari abamaze imyaka myinshi barira, barabuze uwabahoza amarira. Ariko ijambo ryo ratubwiye ngo uyu mugoroba ngo amaso yacu yo kongera gushokamwa amarira. Niyo mpamvu nanjye nguhamagaye Kristo kugira ngo wongere umarukane mu bwana bwawe, wongere uzurengera abantu bawe, wongere uzubagire neza rwose, wongere bumva ihumure riturutse mu kanwa kawe, wongere bumva kugirirwa neza na Mwuka Wera. Totaki totala benevo ararawene takuta benewa uriremene takiye donezai. Ushobora byose Nyiringabo Imana, totekele bonevo ararawene takia haradonai sikuta benewa ndotaki donai aziminingi yarodanivo mene wataki adonai aziminingi yatai uzaraboki tatmenengeya udamnyini sisine kote benewa. Uri rubasha Kristo Yesu, uri umurengezi, uri umunyembaraga data twese mwiza. Ndimo ndumva ubohora abantu bawe, ndimo ndumva uri mutabara abantu bawe, ndimo numva burukira kugira neza abantu bawe. Nanjye ndakubashye data twese mwiza, nanjye ndongeye nguhaye icyubahiro, nanjye ndongeye ndagushimiye data twese mwiza. Ndagushimiye kuko uri umunyembaraga, ndagushimiye ko harabuhaye ubuzima buzima, ndagushimiye kuko harabutabaye muri aya masaha. Yesu Kristo, nguhaye icyubahiro data twese mwiza, nguhaye icyubahiro ko arabukijije muri aka kanya, nguhaye icyubahiro ko araburemeye ubuzima buzima, nguhaye icyubahiro ko arabugiriye neza, nguhaye icyubahiro ko arabuhaye amashimwe. Tope tokala benevo azamini toke zemene watakia hararawene tokira donai aziminingi yatotekere bosi sikino kutayibenewa. Data wa twese mwiza nushirwe hejuru, kandi ni wongere wamamare data
data wa twese mwiza, ngaho icyubahiro cyawe rero ikiganze, icyubahiro cyawe nigishyirwe hejuru, mahoro yawe nakomeza atembere mu mitima yacu, kandi ubuntu bwawe bukomeza kudushyikira Nyiringabo Imana. Ngaho rero tuguciriye bugufi data wa twese mwiza, ngaho ngwino ubohore abantu bawe, ngwino wongere uvuga n'imitima yabo, wongere babwire ijambo ry'ihumure, wongere babwire ijambo ry'ihumure ryahumuriza imitima yabo, kandi wongere ubakomeze, wongerera imbaraga, warinde kongera guteshukira iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo wakomereza amaboko ushobora byose. Ngaho ngucire bugufi rero, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amina, 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 amina. Haleluya! Data ushimwe kuko uri umunyembaraga. Ndagushimiye data. Ongera wamamare, ongera wamamare, ongera wamamare. Amena, amena, amena. Mana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ushobora rero kuba wakifuza ko twafatanya gusenga mu buryo bw'umwihariko, ntaratandukana namwe, uwankenera yampamagara nkamufasha, nta kiguzi bisaba. Gusenga ni ubuntu, twahera ubuntu ngo dutangire ubundi. Rero uramutse unkeneye wanyandikira kuri WhatsApp, telefone yanjye ni 078 655 732 219. Tigo yanjye ni 072 849 592. Ni nazo nimero wampamagara mu buzima busanzwe, zombi ziba kuri WhatsApp. Unshaka wampamagara nta kibazo, cyangwa ukananyandikira tugafatanya gusenga Imana. Ibirenze kuri ibyo, Imana y'amahoro iduhana imigisha, naho butaha Uwiteka akomeza kudushyigikira. Murakoze, Imana y'amahoro ibarinde.